Uhazaba wakuramya no guhimbaza Imana nyine muri cya gihugu ikintu nababwira Yes, ni by'agace kacu gakomeye kuduhitamo hano kuri Gon Arike TV. Amahema nakomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, ndabasuje hose mwamuherereye. Mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kana babwira ko mbakunda cyane bivuye ku mutima. N'abakunda cyane bivuye ku mutima, sinafata akanya ngo nze mbaganize. Sindi nyenyine, ndi kumwe na Pastor Laban. Kutuka kuri ndi Umukristo TV. Haleluya. Reka tumwakire atubwira ahantu duhagaze. Nje ndabona hari ibintu by'ubworozi bw'amafi, hari rwa Coffee Export Limited, turi kuri Community Bar ni Tourism, Congo Nile Tire. Congo Nile, ura umugezi wa Congo Nile uri hafi. Uri hano hafi. Reka Pastor Laban tumwakire nta kibazo. Pastor turakwakiriye. Murakoze cyane kutwakira Imana ibamugisha. Hano turi mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Kivumo, mu kagari ka Nganzo. Hano ni Nganzo. Yes, murumva ko twatemeye mu karere ka Rutsiro, ubu ni mu gatondo cyane rwose. Ndagize ngo mbaganirize gakeya kuri ndi Umukristo no kuri Gon Arike TV ngo tuze kubabwira ibyo izi gahunda. Cya kimodoka cyaho giturutsiriya. Ariko ndakibaso uko nacyo kikubye. Mwege ku ruhande we ho hita bafata mwe. Mwege ku ruhande ako cameraman wahagumye. Ira yitwa hoho. Reba n'umumotari kwiruka moto agenda gakeya. Pasa mumeze mute? Tumeze neza turashima Imana mu mwuka mu mubiri turashima Kristo. Yego. Tukoze urugendo rw'ivuga ura mu motari baba mugonze. Mota yitwa hoho. Yego tugiye muvuga butumwa turi kumwe na korali. Ni kiye kintu watangariza abantu? Ikintu natangariza abakunzi bacu kuri Gon Arike TV no kuri ndi Umukristo. Yego. Nuko twafashe urugendo rutari ruke rutwaye kilometero byinshi ku bw'umurimo w'Imana tugiye mivuga butumwa ku itorero rya Zion Temple Celebration Center. Turasohotse turi bene Zafu. Ubwo rero ndatangariza abakunzi bacu mu masaha ari imbere baradukurikirana online, ubutumwa buratambuka, abaramyi bazikuramya Imana neza no guhimbaza nabo barahari kandi ibintu biri hasa kugenda neza, abadukurikira barafashwa cyane baronguka mu buryo bw'umwuka.
umuntu ashobora kwita yibaza abantu bihangane turi kumwe n'amamoto menshi hano duhagaze asa nkaho hari muri rompwe abantu badukurikiye bavuga ati ibintu by'amasote ya korari muri iki gihe insengero zifunze gukusanya abakoraliste se cyangwa bimeze bite wowe urusengero rwa barafunze gukusanya abantu bangana guki kugira ngo batware nje wanje harafunze ariko urya abaririmbyi tuba rebera mu matsinda basengeramo cyangwa se mu miryango baba mu miryango ubwo rero duserukiye ahandi ku itorero batafunze kubabona rwose biroroshye kandi burya nabo baba bari tayari ku Imana berikunda bafite amatsiko yo kongera guterana kwera ndetse barabikumbuye cyane kubabwira ngo rero dukoze sorote bagiye ahantu hafunguye barongera baramya Imana nanga barazimanura bongere baririmbira Imana rumva barishimye cyane bari mu mavuta ubundi urugendo kuri sote kuri korari bisobanuye iki bisobanuye kigerageza utubwira sorote ubundi urumva no gusohoka yego sorote no gusohoka n'ubundi sorote no gusohoka icyo bisobanuye bivuga ngo ivuga butumwa bateye intambwe rirenze imbibi cyangwa se rirenze aho barikoreraga risimbukiye ahandi hantu basi umuntu ashobora kwita yibaza akavuga ati gukusanya korari mugasohoka mugafata kandi karebwe ntiba byabatwaye bije nyinshi byatwaye bije ariko buriya Imana dukorera irakize n'umukire iyo dusenze tugapfukama iraduha kaduha amafaranga tukabikora rwose mu buryo butavunanye kuko byose biri mu Mana wenda abantu bashobora kuba badukurikiye bakuvuga ati uyu mwaka urarangiye twivuge kuri 2025 twatangira sorti yacu neza kuko hanga turi mu nzu tugiye kuhagera ahantu tuhagaze ni ku bintu by'amafi bwo bantu tunabararikiye kuza kugura amafi hano 2025 urayibona gutereka hano mwaka kagari ka Nganzo dusigaje hano hangana n'iminota 15 cyangwa 20 twagera ku Kivu hano yabitewe n'uburyo begereye amazi n'abaturago bwabo biyororera amafi bakayarya biboroheye bakajya kuyagurisha biboroheye rongo n'abantu begereye n'ahantu heza cyane ho korerwa amafi hameze neza ndakibazo yego reka tugushimiye cyane tuzaza kuganiza na korari nayo tubwiye kundi uri kwiyumva korari na hari umuntu hano hari umuntu twahamagara akaza kavuga muhamagare bafite bikapu nane kirari ngwino hano kire ngwino hano kire muraho neza murakomeye nanjye kamusuhuza hajya kire tugiye he tugiye Gahondo ku rusengero rwa Zion Temple tugiye mu bikizi tugiye guhimbaza Imana mbese gusenga no guhimbaza Imana korari yitwa ngiki tujyanye nayo Benazafu yari bitangiye gusa na korari tugira turi Benazafu ntago ari korari baze ntago ari korari ntabwo ari korari ne Benazafu twe turabaramye nyine musobanure neza Benazafu bunini bantu abundi azafu nukuramya no guhimbaza ibugamiye ku torero se cyangwa buri umwe wese ushaka kujyamo yajyamo ubundi yenduretse ko buri dini rigira uko ryita ibintu byaryo ariko twe abaririmbye bose baba ADPR baba Gatolika burya ni Benazafu n'abaramye niyo mpamvu hari n'abandi babita ngo na worship team cyangwa skundi kono ariko twebwe dukora mu cyo twita Benazafu kwisi hose mu Rwanda no hanze turi Benazafu ko turabaramye kuramya no guhimbaza kire urabyumva utese ko dusohotse gutya Benazafu tugiye kuramya tukwakoze solo turabyumva gute birashimisha cyane ko turi kumwe papa wacu umushumba wacu ni ibintu byiza cyane ahubwo Imana imuduhere umugisha uko yabikoze wenda abantu badukurikiye hano dukurikiye n'umuryango munini pastor basanzwe abimenyereye uyu muryango dukurikiye hano twawubwira iki muri rusange twawushishikariza nyine kubabaramye yani ko ndi kubyumva biteguza iki muri iki giterane tugiyemo cyangwa se muri ibintu tugiyemo biteguza iki ni ukuvuga ngo abana b'Imana ubundi barimo ibice byinshi ariko abaramyi bo bari ku giti cyabo bwite yego ubwo rero ngiye ku giti cyanjye nabashishikariza nyine kuba abaramyi b'Imana bagahora bahimbaza Imana kuko uhazabaho kuramya no guhimbaza Imana nyine muri cya gihugu tusatira kire reka tugushimiye cyane ushaka kwisaba hamwe n'abandi baririmbyi gasigana pasteri urumva ko kire nawe arishimye pastor reka turaza gukomeza kubwira abantu gahunda z'uru rugendo urumva ngo twari dutangiye kugenda ndagira ngo
sinzi niba ari ikintu wabwira abo bantu badukurikiye ukakibabwira hakiri kare ku buryo ntabwo ari kuvuga ikiganiro gisoreje hano ko kiragenda gikomeza ikintu nababwira ni uko turi mu mbera zo gusoza umwaka tutangira n'undi mwaka 2025 uyu mwaka wa 2025 Imana yumbiyeho byinshi ni umwaka wo gutabarirwamo ni umwaka basenze ni umwaka wo gukurwa mu butayu badukurikire rero kandi baraza gufashwa turabizera abakunzi bacu bamwe baradutelefona kenshi tugasengana abandi bati twadusengeye turi kumva uburwayi bwakize mu by'ukuri barahembuka mu buryo bw'umwuka Imana irabagirira neza yego turagushimiye cyane urakoze cyane yego